ngacunga ko nta muntu kundeba gushira inka guhesi ukamenye nyine ngo mushinge nutakamba ntabwo nkupa basingaye ngo ura abana banje ndabatoza nkabasomesha umusomyi abana bawe nkabasomesha umusomyi abahugura buriya abana banje bahana ibihe yo kuyobora umusomyi buri mugoroba ugeze kuri icyo kintu cy'abana reka tugishyireho umucyo abana banje umuntu agizwe n'ibice 5 cyangwa 6. Igice cya mbere hari wowe uri kureba iki kiganiro hari wowe abo mubana mu nzu bazi kuriwe ariko utazi kuriwe cyane hari nawe uzi kuriwe kandi abo mubana batazi kuriwe cyane hari uzaba we utazi kuriwe uzaba we yego reka mbabwire baranshyingura ndapfa birarangira ndakangutse wikoze usangura ndavuga ariko ko napfuye ko banarangije batanze ubuhamya koko narakubonye nayo mu bantu batanze indabo bashireho baramperekeza mbona abantu disi harimo n'abankunda wese ko harimo abantu bari no kurira harimo abantu bari kurira batezira yapfuye nanjye ahantu ndariko numva mbabaye ndapfuye tu umva rero ikintu bisobanura gahinda karanyishe mfite umubabaro ndisiga nkisanga singira umbwira ngo bonjour ugiye gukererwa mu kazi urambara iki ego bikirambara ndabyimenyera byose ariko ibyo rwose ibyo ngibyo nibyo dushaka ko bipfe rwose ezira bona umuntu ukubwira ngo waramutse arega imvura nigwa kubaza ati se urifubitse wugamye he ko gakungu wo mwejogo nyotoro ndagakeneye nkeneye kuvuga ubwo busa nkeneye kujya nirirwa ndi kuvuga minota 80 kuri phone. Hello nshuti zacu zo kuri Star 204 TV tubahaye ikaze kuri channel yacu. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana kora subscribe kugira ngo igihe cyose tuzajya dushyira ibiganiro byacu byiza uzajya ubibona mu bambere kandi wibuke gukora no kuri yanzogera ya notification kugira ngo ntihazagire ikintu na kimwe uzajya kigutambukaho. Uyu munsi rero mbafitiye umutumirwa udasanzwe witwa Ezira Joas. Ezira karibu cyane muri Star 204 TV. Urakoze nanone urakoze. Aba Star 204 nibo washingiye gukora cyane cyangwa ni DSA4 niki? Ntagira aba Star 204 ahubwo ni DSA4 nkuko bivuze. Hanyuma iyo DSA4 nayo ifite impamvu. Tuvuga ngo ni 2 guteranyaho 4 ikabyara gatandatu gatandatu kagabanya 2 bikaba 3 umubare w'Imana. Iyo 3 butagatifu bw'Imana no mubare w'ubutsinzi. Umwatekereje niko bimeze twayobewe n'umwuka wera. Ubu nanjye ndi Star inyenyeri bimurikira rubanda 204 TV. Ngabi komera cyane iminsi myinshi ko mwabuze yewe si twarabuze turakubonye derukana turi mu murimo w'Imana za Kacyiru. Yego uherutseyo cyane ngabi natari bangana ndavuze ubutumwa ku cyumweru mu cyongereza se ngiye nateranye English service ntacyo mu Pastor Gatera yayoboye amateraniro ninde yabwirije ngabire ntabwo herukayo ahangaha turi muri gahunda yo kugira gute kuvugisha ukuri ngabire ntabwo herukayo mperutseyo mu bukwe utashye ubukwe ndagende ibiganiro ukora niyo mpamvu twemeye kuba batumirwa iwanyu. Nakoze cyane ukuntu umuntu yakwirinda amaga yego ko yakwirinda imyate yego
n'ibindi byinshi cyane. waba warigeze urwaraho none warigeze urwaraho izo ndwara? Ubwo se ugendeye muri wa mugani bavuga ngo ryaba ruwariraye? Ntabwo nzi niba ari uko ruwariraye kuko wenda hari igihe umuntu avuga ibintu abifitiye na experience. Ngabire umuntu wabaye muri Kigali Kacyiru kuva kera, amagabo yamenye ute, imyati yimenye ute? Oya, kuba umuntu yaba atararwaye amaga ntabwo bivuze ko utayamenya. Zira ni indwara zibaho, urasoma cyangwa se nyine ubunabona abayarwaye. Ntabwo ari indwara, ni umwanda. Ko bikunze kuba mu cyaro gusa. Ni Kigali hari abafite, ntabwo ujya ubona abantu b'abazungu cyangwa n'iki bafite imyate. Biriya ni uburwayi. Ubona umusirimu afite umwate wamuzengereje, afite urugo rwiza, yego, ataha mu gipangu giteye ubwoba, yagera mu nzu ukabona akomeje kwambara amasogisi. Uyu muntu ko avuye mu rugendo kwarushye kakeneye kuruhuka, iri sogisi ko atari kurikuramo, kumba afite umwate ushobora kwinjizamo igiceri ukakibika cyane. None se kuki batakugana abantu bafite iryo pfunwe ngo babwire uti rero nyaboneka bigenzo ryari umuntu ushaka gukira umwate ntiwamunoshiraho gake arega kuba yanageza hano umugisha yagize. No umugisha ntabwo ushobora kugera hano ngo utahane umwate ngo ugumane. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka gukira umwate uri kubwira wamukire ubihishahisha urane gisogisi, uwo nguwo ubihisha gisogisi abafite inkweto mu nzu z'ibipapa gusa. Ubwo niyo avanye mu rukweto rufunze ahita ashyiramo igipapa ariko ku sogisi, nkibaza muramutse muraranye utabizi akavanamo isogisi kwa kuri umuntu bari kwihindukiza nijoro akabara ukwashije mana ukagira n'urwemba gukebesheje, wagukeba neza. Abo bantu none ubwo barabigenza bate? Abo bantu rero nibakurikira ikiganiro twakozeho, ikiganiro kuri Star 204 TV, barasangaho uburyo ushobora rwose kwivura imyate mu gihe gitoya. Nuvuga ngo nibakande hano kuri iyi foto yawe, yinjire kuri channel, ajye ahanditse videos, amanuka areba ahantu handitse ngo uko wakwivura umwate cyangwa imyate. Umuntu dukurikiye rero uzi mwene waba ufite umwate, nawe namuha icyo kiganiro ahubwo uze kugipininga muri comment, biborohere kukibona. Niko bimeze. Ubundi hehe n'imyate. Ariko uraka nkubwire hari n'abantu bagira gahuyu. Kubona ni ikidamu cy'igisirimu ukabona kirasobanutse cyakunyura ukumva ugira ngo ni nk'agahene bahanyujije. Ukavuga se koko mana umudamu ko ari mwiza ko ari umusirimu, akagahuyu kavuye. Ndi kubivuga buhoro buriya kugira batanyumva. Oya akavuga cyane, hari igihe agahuyu gaterwa n'uburwayi cyangwa se kagaterwa n'umwanda, byose birashoboka. Ariko rero nawe ntagire ikibazo, haba gahuye aterwa n'umwanda, inama ya mbere twamugira ni ukugira ngo nyine ajye agira isuku. Ariko niba ari kagahuye gaterwa n'uburwayi, akaba yoga, akaba yambara imyenda ifuze, ariko neza gahuye kakanga kugenda, uwo nawe rwose twamuvura ubwo burwayi. Ubundi hari umuntu rigeze kubwira nti rero ufata indimu uricyo kwaha hose karabe kenshi. Hari abantu batazi ko buriya sauna iri mu bintu bikiza gahuyu. Sauna uko ujyamo ugatutubikana, uriya mwuka urimo w'intusi, imiravumba, bya bintu byose bashyiramo, imyenya ibyo byose uruhu ruragenda rukabihumeka cyane. Iyo ututubikanye uhumeka ibyo bintu ukagenda ugakaraba, warangiza gukaraba ntuhite wihomeka amavuta, ugafata akavaseline gake kugira uruhu rutaza gukomera, sibyo utagira umwera. Mu gitondo ubyutse ugafata amazi ugakaraba, wizo ukaraba umwanya wo kwisiga amavuta, ugafata indimu, ya mazi y'indimu akaba ari usiga mu kwaha hehe. Ndakubwiza ukuri ako gahuyu karagenda burundu. Abantu bagira isuku rwose, kuko umva
kugira gahuyu ni igice kimwe rwose kigaragaza umuntu uwo ari we. Shara umuntu ko ari umuntu azamuye ukuboko gutya ngo haleluya ubona mu kwaha ikintu kimeze nk'ikibara nk'igikarita cya Afurika ukibaza uriya muntu ko ari umusirimu bigenze bite mu by'ukuri ntabwo kuba umusirimu bisaba ngo ubure umukire. Harya nyibutsa heze hari ibintu bitatu wavuze biranga umusirimu. Nibyo byetsa pe bye coiffe bye parfume ngo kuba umusirimu ngo ni mu mutwe niko bajya bavuga ngo ni mu mutwe mu mutwe se twe turi kuhareba. Ariko ntekereza ko impamvu bavuze ngo kuba umusirimu ni mu mutwe bashatse kuvuga ko kuba umusirimu bidasaba ibya mirenge. Ntago ari ukuvuga ngo ni gusa nabi ngo ariko ngo ubusirimu bwawe buri mu mutwe, ahubwo bavuze ko ushobora kuba ufite n'amafaranga ariko ntumenye gusirimuka, ugasanga umuntu wenda winjiza amafaranga make pari raporo yawe agaragara nk'umusirimu kukurusha. Niyo mpamvu rero niho ijambo ryavuye ngo kuba umusirimu ni mu mutwe. Reka tuvugane namwe gato mwebwe mudukurikiye. Wowe turi kuvugana uri kutureba uri wowe ndashaka gusobanurira ubwo busirimu ubwire uwo uriwe nkubwire nuko tukuzi. Ibyo byose biri mu bikugize. Umuntu agizwe n'ibice 5 cyangwa 6. Igice cya mbere hari wowe uri kureba iki kiganiro, hari wowe abo mubana mu nzu bazi kuriwe ariko utazi kuriwe cyane, hari nawe uzi kuriwe kandi abo mubana batazi kuriwe cyane, hari uzaba we utazi kuriwe uzaba we. Yego, reka mbabwire ubwo twageze mu kiganiro tayari cyane. Hari igihe Ngabire wowe turi kumwe hano mama Ian nyuma y'imyaka 100 uzaba warapfuye ugeze makoba nanjye nuko cyane. Nicaye aha iyi nzu aho iri hari ishyamba cyane. mbere y'iryo shyamba hashobora kuba hari hatuye abantu bari batuye nabo bari bahasanze abandi ntabwo bazi ko uyu munsi ari njye uhicaye, ntabyo bazi. hari twe twicaye aho uyu munsi nta wundi muntu uzigera ubaho witwa Ezra mu mateka y'isi. Mu myaka yose itambutse nta Ezra wabayeho. None se ko habaye Ezra mpyisi akongera hakaba hariho na Ezra wowe? Aha tuzitiranwa ariko ntituzaba umwe. Bivugiye iki? Nuhura n'umuntu ukumva hari icyo wamumarira, ukumva hari icyo wamukorera, ukumva hari akantu k'aga frequence hagati yawe n'uwo muntu gasigasire. Kuko ibyo byose twigira iyo ubyutse unywa icyayi kugira udapfa, watega moto ubona igiye kugongana n'indi mu izina rya Yesu ndapfuye, twirirwa turi gukwepana n'urupfu. Ariko inkuru mbi ngiyi hari igihe tubyuka byabaye impamo cyane, hapfa abana, hapfa abakecuru, hagapfa inkumi, hagapfa abasore n'abagabo. Turi abakandida b'urupfu cyane. Nugira amahirwe rero yo kubabarira umuntu wagukoshereje ntuzabiteganya ejo. Bikore ariho none niyo byatinda bite uzapfa nawe apfe. Nawe uriho none. So bivugiye iki? Turimo turavuga ku kintu cy'isuku, usirimu n'ibiki byose. Yego. Isuku igereranywa n'ukuntu tubayeho. Yego. Ntabwo ushobora kuvuga ngo nzoga ejo. Nzoga ejo. Nzoga ejo. Bati
kujya koga ati nzogejo zogejo ntabwo rero ushobora kubwira umuntu ngo mbabarira ngo nzakubabarira ejo ibyo bisa nko gufata umuntu ufite umwanda akawugumana biragusaba gukoresha IQ kugira ngo dukomeze twumvikane ndimo ndakumva kwa kundi afashe umwanda akawuryamana akavuga ngo nzogejo arimo aratakaza ubushobozi bwa muntu bw'ikiremwa muntu muri we bwitwa isuku yego na wa muntu wanze kubabarira ni umwanda winjije muri wowe cyane ngufitiye surprise wari uzi ko iyo ngukoshereje ntumbabarire ngeraho nkanabyibagirwa ko nagukoshereje wowe ukabyibagirwa ngiye nkabyibagirwa ko nagukoshereje ariko wowe kuko utambabariye umwanda warawubitse urawufite iyo rero ngo utambutseho ukamvuga nabi mba nkunukiye ariko iri gukora irimo urakora neza ni wa mwanda wakomeje kubika voilà maze kukunukira utangiye no kunukiririza abo muri kumwe utangiye kuvuga ngo ezira ngo buriya ngo byagenze gutya ugereka nkubwire ujye niyo munye numva naruka ufite umwanda utangiye no kuwuha abandi means what ikintu cyose kikiri kizima ntikinuka ikintu kihumeka kikiremwa gifite ubugingo iyo gipfuye kiranuka bivuze kuri ya muntu wanga yarangije gupfa muri wowe noneho umunuko ufitiye wa muntu utangiye kugaburira abandi bivuze ko narapfuye uri kunyica no mu muri kumwe yego ntugahe umwanya ubwiyemezi n'ubwirasi ngiye buriya uzabaririze nge hari abantu ngiye ntajya reka uzabaririze uri igiki se niko nteye ngiye niko nteye buriya niko nabaye uri igiki wayenga ntuza nka Gitafu baravuze unuko ngo kigiye guhari bwa Miss Jolly wajya cyugeze ubwo nari mfunzara kandi Miss Jolly amute nari sibyo mbibizanye gute kandi ubona natumbagiye navuze ngo twatse kuvuga kuri ibyo bintu ngo bitavuga natumbagiye bikunze kubaho ugasanga wibereye haru kibazo tusabana mana yanjye barakimweraho bwatumbagiye yego yakano kubwemeza isaho kuko kuvuga ngo ngewe ngo nge abantu bakunze kurisha kandi ngo nge none hari n'abatagira isoni kumva baravuze ngo ari kuranzi ayo ngo twebwe ngo iwacu niko twabaye nisibyo nibyo kurata byo ntago ari ikivugo ni Riderman wabiririmbyera shira agapira hasi ubundi urwango se ikintu barata shira agapira hasi vraiment nitujye tuvuga isuku nubwo abantu babifata nka joke tuba turi kuvuga isuku ariko no mu mibereho hose isuku hose hari umuntu nzi ntatinyuka kujyana mu bajistoma iyo umurebye ubona ari umujistoma inyuma ukabona ni umusirimu ariko iyo ageze mu bantu atangira guhuragura ibigambo akaba nibo wicaranye wenda n'abajenerali abakoloneli abameya akaba atatinya kumukubita urushinga reka se ndamuzi uwo muntu kubera iki ntabwo afite kwikontorora mu byo avuga hari abantu rero bateye gutyo njye rero numva ari igihe cyiza cyo gutangira kubwira abantu ngo gira isuku ariko hari n'abantu batagira isuku ku rurimi ni ikibazo ahubwo wowe ni umwanda ukabije hari ukuntu uba ufite nk'ikikarani cy'igisore bita igisare ukumva kiri no gutuka umuntu ngo kagire guteye inyoko ubwo nguwo iyo tumubwiye isuku tuba tumwubashye tukirinda gukoresha imvugo nyandagaze nka we ariko aba akeneye gukaraba agakarabya urwo rurimi
kuko hari abantu bahinduye izi mvugo nyandagazi nk'imvugo zisanzwe ibintu biri aho ariko ibaze ufite bari abana bawe ugiye kumva kamwe gahoraguye icyo kigambo bagakubitiraye wabigenza uti ni ikibazo gikomeye niyo mpamvu ababyeyi dufite inshingano zo gutoza abana imvugo nziza kuko buri giti kigororwa kikiri gito wabura abana banjye nge bagira discipline ntabwo ushobora ntabwo ari ibintu wakwiga uwo munsi ahubwo uko umwana umureze niko akura buri abana banjye ndabatoza nkabasomesha umusomyi abana bawe nkabasomesha umusomyi abahugura buriya abana banjye bahana ibihe byo kuyobora umusomyi buri mugoroba ugeze kuri icyo kintu cy'abana reka tugishyireho umucyo abana banjye tugishyireho umucyo ubundi Ezira urakara gato Ezira reka tubishyireho umucyo Ezira ubundi mu buryo bw'urushako ubundi urubatse bimeze bite wubatse ryari Ezi ese ni ngombwa abantu bose babimenye ndubatse mfite umugore n'abana 3 imfura yawe yitwa nde harimo Gaila undi umukurikira yitwa Lea ubucura cyangwa se wenda muracyakomeje sinabi ubucura ni Joshua abo bana wababyaye ryari bari mu bitekerezo Giye mfite abana birira tubwira ngo mujye mwizera ariko munavuge muhamye ngo mfite abana niyaturireho byo mushaka ngo nzagira kubera iki mfite abana 3 mfite Gaila Lea na Joshua agahungu kamwe mu bakobwa 2 Gaila agira Lea agira Joshua na nyina nubwo mbona nyina ntazibye kuko ari maranyereza nyina sinzi bituntu ahugiye ari mu bitekerezo ari mu bitekerezo nyina hari utuntu ahurigiyemo basanga ari udusore bari gukururana ngo bari guteretana imane zambizo nkunda arimo zose zipfe bacwane kugeza igihe nzahurira nawe iryo nisengesho nge mpora nsengeranye nawe abana banjye ubundi urakuze umusore ukuze ubundi watinze gushaka kubera ko utarabona mama wabo bana ufite mu bitekerezo ubundi ni ikihe kibazo ufite gituma udashaka kandi igihe kigeze umuntu arebeye inyuma yabona igihe kigeze ntabwo ndi gutera igikuta kubera ko ndakubaha nka mushiki wanjye ariko nta n'umuntu burya urapfa ngo babwira abo biganye kuko runaka yapfuye kutari wapfa ngo runaka ko mungana ko yapfuye kutarapfa ibyo rero no gushaka biratandukanye gushaka ngo kuko runaka yashatse ko ngo wifuza gushaka uko nyina yashatse amara amazu kandi wifuza gushaka nka se ntibikunda niyo mpamvu gushaka urabanza ugashaka wigeze gushaka uzi ibyo gushaka akagushakira ushaka mwembi mushakana mugashaka ni ukuvuga ngo iyo hataba kera habaga abaranga ngo urango kwa runaka kobwa we bari abantu uriya muryango ukunze kugira imico myiza ariko ubu ngubu siko biri agakobwa karavuka kabona gapfunduye kagatangira kubeshya bakaruta ko gakuze waramuhaza imyaka ngo mfite 19 wa mwana we 19 uyikuye he ndikuntu ufite 14 biko kunguse ngo 14 umuntu arangiza secondaire njye mfite 19 akumva hari icyari cyo akumva ngo yabaye amakumi kumbi ku ishuri hari utuntu gufunga inguni yabagamo utuntu ubwo ndi kukubwira impamvu ntarashaka utuntu tw'uducakura tw'uduki aho mwahura ukibwira ngo witoraguriye ingoma mu giteme ahubwo uzanye umuntu ugiye kugufasha kuba umusizi cyangwa umusazi kimwe muri ibyo none se tukiri aho ngaho
kera nyine habaga umuranga. Ubu ngubu nta muranga ukibaho. Umuranga ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok n'ahandi hose. Ubundi ubihuza ute cyangwa se ubona uburyo bwari bwiza ari ubwa kera bw'umuranga cyangwa n'ubw'iki gihe? Ubundi aho ubona havamo ibintu bizima ni hehe? Ni ibya kera. Rero kubera ibya kera bitakiriho, niyo mpamvu twifashe. Ubu mwabuze abagore? Naramubuze. Yemwe bako nta mukobwa uri tayari rwose ko uyu musore ngo yabuze umugore? Naramubuze. Umuntu ufite iyerekwa rwose aritambutse kuko hano hari umusore kandi ukuze. Ni umudamu uteye atya. Aha, tubwira ubundi. Umudamu uzambara umukenyero w'ubururu n'umweru akajya muri Madazi Union. Madazi Union. Impamvu uburyo bwa kera aribwo bwiza. Burya abantu ba kera batinyaga gusenya. Ko niyo mwagiranaga ikibazo mwabiganiragaho n'imiryango ikaza bakakwicaza bakaguhana. Icyo mukagikemura. Ariko ubu ngubu turaserera kuko twese turi gukodesha. Ndayigusigamo cyangwa uyinsigamo, urashobora gukodesha inzu ni uri wigume. Ni uri uyishyure. Hari agasirimo kaje kitwa amaparitema. N'intebe ntabwo aba ari izanyu. Iyo televiziyo si iyanyu. Firigo si iyanyu. Ni akavarisi gusa ndisohokanira. Nushaka kugira ibyo ufatira akagumana nzagura indi myenda. Ngibyo biri gutuma inguzu ubu ziri gusambagurika. Nahise wajya muri aparitema. Wa mukobwa we ugiye gushaka umusore. Uyu musore ntagira inzu. Ni byiza. Arakodesha ko se niba akodesha basi niki kimutera gukodesha inzu 700? Ntagire igikoresho cyo mu nzu na kimwe cye bwite ajyana muri iyo nzu. Warangiza ukizera ko ufite umugabo. Icyo mwakoze muri rurimi rw'icyongereza cyitwa cohabitation. Mwarahuye muba muri kumwe nubwo mwakoze ubukwe. Amaparitema ba nyirayo bayubakira abantu baza ariko bari kugenda. Yego, maison de passage. Aha. Nubwo utabyemera, wowe washakanye n'uwo nguwo mukaba mwibera mu maparitema. Aparitema ihenze si uko uwo mugabo yabuze ubushobozi kuko ndamo mu nzu 700. Amezi 10 aguze ikibanza. Yatangira kubaka, ifite ikibanza bakinguzanya yo kubaka biroroha kuko n'umutungo utimukanwa banke irawemera. Niba rero ushatse ukabona mugiye kubanura ku mazi uti tuzaba he, ari kureba hejuru. Sheri tuzaba he, ukabona ari kureba hejuru. Shu kubona amatariki y'ubukwe ageze tuzaba he. Ariko sheri yego nibyo urabona ndi muri ghetto. Reka nshake uburyo twakwimuka tukajya ahantu hisanzuye. Nta kibazo. Akujyanye mu nzu itariye. Inzu ibikoresho byose birimo nta kintu kimwe kirimo. Inzira henze yego. Ntabwo mufite naho kwanika imyenda kuko muri mu maparitema. Imyenda muzajya mujya gufisha mu dry cleaner. Ubundi hariyo shuri ubatse cyangwa ni ubatse by'agateganyo. By'agateganyo. Abantu benshi bubatse by'agateganyo urakoze. Kuki uri kumwe unje guteganya? Oya wegende wubake neza ureke kubaka by'agateganyo ahubwo se Ezira. Ko numva ari projet ndende. Ni projet ndende. Kuki ugiye kuyinshiramo? Kuri ibyo bintu by'agateganyo nibuka ko habaho by'agateganyo n'ibintu bya burundu. Ubundi ni ubuhe bwoko? Habaho ibyangombwa bya burundu, ibyangombwa by'agateganyo. Permis provisoire na permis définitif. Yego. Ubundi uzi ubwoko bungahe bw'ibyangombwa? Hari ibyangombwa by'agateganyo. Hari ibyangombwa bya burundu. Ibyangombwa by'abashakanye. Hari ibyangombwa by'ubutaka. Ibyangombwa by'ubukode, gukodesha. Hakabaho na pasiporo, ibyangombwa by'inzira bizabajya mu mahanga.
ayo niyo moko y'ibyangombwa uzi. Yego. Ariko akenshi wagiye wibanda ku bwoko bumwe, pasiporo, perime, urumva ni ibyangombwa. Rasiyo de komba se aho ni ibyangombwa bya za rasiyo de komba abagabo bagendanaga baba batunze bafite no muntu bituma abantu bamwe na bamwe tudashaka mukwiriye rero kugira ibyangombwa byuzuye zira. Icyangombwa cy'amavuko, icyangombwa cy'uko washyingiwe, yego Bikira Mariya, yego icyangombwa cy'ubutaka, ukaba ufite perime, icyangombwa cy'uko uzi gutwara ibinyabiziga. Yego. Ubundi ibyo ni ibyangombwa, sinzi ko uri umujisitoma. Yego. Ubundi ibyo ni ibyangombwa umuntu w'umujisitoma yakabaye yibitseho. Ibyo ndabifite. Noneho ahubwo hari ikindi cyangombwa gitangaje. Umugore gusa. Hari ikindi cyangombwa. Icyangombwa ngo cyemeza yuko uriho. Ubundi kiriya cyangombwa ucyumvute. Arega kiriya cyangombwa impamvu bacyaka. Hari igihe umuntu apfa akagira nk'imitungo asiga, abantu bakiyitirira amazina ye bakabigumamo, iryo zina rye bagakomeza kurikoresha rimwe mu byaha, rimwe mu buriganya, kandi uwo muntu atakiriho. Niyo mpamvu icyo cyangombwa cy'uko uriho bacyaka kugira ngo barebe muri sisiteme, kuko iyo bagiye gushyingura umuntu urusororo, kubera ko ariko kazi ngiye nkora, turahamagara tugakora reservation, tukabaha amazina y'umuntu n'igihe yavukiye n'irangamuntu ye kopi. Irusororo bahita batanga raporo mu karere, ati uyu muntu yazanye igipapuro cyo kwa muganga, yagize ati yarapfuye kuko natwe turabihamije. Systeme ibizina aho ushyinguye, muri systeme umuntu yapfuye naho ashyinguye babizwe. Rero mpamvu bagutuma ngo geruzane cyangwa kuriho bakiriye niyo Ngabe Siderasi. Ariko systeme irabizi ko niyo Ngabe Siderasi yapfuye. Ariko ngo muri kumwe we ntabyazi, niyo mpamvu arakubwira ati zane cyangombwa kuriho. Bisobanutse ukomoje ku kazi ukora Ezira. Ukomoje ku kazi ukora, mubwire ko mpari aze. Ese nka buriya mbona akazi kawe kenshi ugakora kuko hari abantu bapfuye. Ni nabo bakiriya bawe bahoraho. Ese buriya ujya usenga ukavuga ngo Mana umpa akazi? Akazi kanjye ntabwo njya ngasengera. Urasenga ukavuga ngo Mana umpa akazi abakiriya baze ko ukora hapfuye abantu? Reka tuganire. Iyo ugiye gucuruza ziriya nzugi, ubuzi ngo haraza kugura nde? Ariko uko biri kose hari umuntu ukeneye urugi. Yego. Uwo ni we mukiriya wawe. Morgue dufite muri Kigali, hari Kacyiru, Masaka, CHK, Faisal. Izo morgue ubu turi kuvugana hari umuntu ugiyemo. Hari uwishwe n'impanuka, hari uwishwe n'izabukuru. Nuvuga ngo nanjye ubwanjye nzinjiramo, nawe bavuga bati byabaye impamo Ezira arimo. Nta nubwo nzatera amahane, aba niturije nemereye. Abantu benshi basigaye batinya kuvuga ku by'urupfu, burya ngo uhita upfa. Ahubwo nakariya kazi ubundi kakabaye gateye ubwoba. Rero abapfuye impamvu uriya muntu ngewe icyo Imana inkorera impuza nabo, ntabwo mbasaba Imana. Imana iravuga ngo bibaye ngombwa ko uyu muntu ataha, reka mbahuze n'umukozi wanjye. Njye n'umukozi w'Imana, umuvugabutumwa Imana yatoranije ngo nkore umurimo wo gufasha imiryango ibabaye, guherekeza mu mahoro wabo watashye. Ntabwo ujya usenga ngo Mana umpa akazi? Yarakampaye n'umuhamagaro. Twebwe bitandukanye, tumeze nk'abapasiteri ba apotre. Abantu benshi bakunda no kuvuga ngo Bishop Ezra. Twebwe ntabwo ari akazi, ni umuhamagaro. Twahamagariwe gufasha abababaye no guherekeza no gusezera bwa nyuma wabo wagiye.
none se ni umuhamagaro ese se babishyura bariya iriya miryango n'akamotivasiyo baduha kugira ngo ka esanse kagira intuzigize naho ntabwo wasenguye gusa Imana ngo abantu bapfe se ubwo waba utarasaze ahubwo rero se ariko kazi kawe kandi twese tukaba dusenga ngo Mana ngo ifunguro rya uritungura iduhe none ese kuko inzira ari imwe sindagerwaho ariko hari uwagezweho rero akeneye abantu bafite umutima mwiza nkatwe mboneyeho no kubibabwira mwe mudukurikiye igihe byabaye ngombwa mugahura n'ibyago bitunguranye ibyago ntibihoraho aho kugira ngo mugire agahinda ko guherekeza uwanyu munamuherekeze nabi kuko mwahuye n'abantu batari abaprofesiyoneri dukora amafoto meza live streaming tuzana amasikirini meza manini yo kureberaho za documentaire muzatugane twitwa Ebenezer Streaming House umuhamagaro ni uwacu Imana yaduhaye wo kubafasha ntabwo ari akazi ni ukubafasha rwose abadukurikiye muzabagane ibintu byabo babikora kinyamwuga so ngabe wakoze kuntumira urabizi sinagusuzugura nubwo byari bigoranye urabizi nibwo mvuye mu rugendo nibwo ngeze naha sindaruhuka nahise nkomeza nza kukureba mu by'ukuri mbona kubwira abantu ko niba mukeneye cano zivuga ibintu by'ubwenge apana za cano mujyaho ukabona umwateruye intebe ayikubise undi mu mutwe ngo reba ibyamukoreye mu kiganiro ngo mumenye ijigo ibyo bintu ntacyo birabamarira uretse guseka gusa umugani umunyarwanda waravuze ngo umusazi utari uwawe akumara irungu ariko uwawe agutera agahinda rero kugira ngo tujye twirirwa turi kumarwa irungu ahubwo reka dufate abantu bafite agahinda bafite bya bibazo by'ingume uyu Ngabire azabafasha bakwirukana imbeba mu nzu yego ibinyenzi ibiheri ibyo bintu byose ni ibintu bijujubya abantu kandi buriya ziriya ndwara abantu bakunda kuzigira ibanga ugasanga umuntu abana n'imperi mu nzu ariko kirakuriye ariko agatinya kubivuga ukumva yabigize ibanga rero nta handi ushobora gusanga umuti ni kuri Star 204 TV yaba kwirukana ibinyenzi inshishi izo mperi imbeba n'ibindi biganiro byinshi dusobanura n'inzozi ushobora kurota ntumenye ikintu Imana yashatse kukubwirira mu nzozi ese ko narose napfuye narose wapfuye baranshyingura ndapfa birarangira ndakangutse wikoze usangura ndavuga ariko ko napfuye ko banarangije batanze ubuhamya koko narakubonye nawe mu bantu batanze indabo bashireho baramperekeza mbona abantu disi harimo n'abankunda wese harimo abantu bari no kurira harimo abantu bari kurira batezira yapfuye nanjye ahantu ariko numva mbabaye ndapfuye tu umva rero ikintu bisobanura ni ukuvuga ngo warose wapfuye hari ibintu kuri wowe byapfuye bibi urumva kuko nyuma yo gupfa tuzazuka sibyo noneho rero iyo warose wapfuye uvuga ngo hari nk'ibintu byari bimaze iminsi biri kugustressa byakubujije amahoro bikakuvuna mu mutwe iyo rero urose wapfuye nuvuga ngo ibyo bintu byose biba byapfuye hanyuma wakanguka ukaba urazutse nyine ukaba mushya ubwo nicyo bivuze ni ikintu Imana yishatse kukwereka ko mu bintu byari bikugoye byinshi bisa nk'ibigutsikamiye ku buryo byakwica ubu ndarongoye umuzima arapfuye ndaje shaka umurozi yarapfuye ni ukuvuga ngo icyo bivuze mwitabi ni ukuvuga ngo ikintu unsobanuriye sa burage cyambayeho dota napfuye agahinda karanyica wari ugifite agahinda se kandi wapfuye oya nagize agahinda napfuye mu nzozi babaye nashaka kweguka ngubwira abantu
nyamara ndi muzima bona barakomeje misa bariri kwa rudarengo ziraririmba ariwe azakuraho ibituvura ngo uraho ngaho batuye zira niwe bayihimbye abacungwe barahaguruka baririmba ndaririmbira Uwiteka kubona umuntu agiye hari mana we ngo zira byarangiye abana apfuye voilà nta kundi itondo nkingura urugi nsohoka hanze hayi bati ezvite ikuzimu cyangwa ndi mu rugo amagara umukozi ndamura biti ati ni sawa urafata agaki mu gitondo njyewe ukingwira hano tsuhuza kumbiri kujya mukoreho making ishwa kundi ari kumwe ati se boss byakugendeye bitutsuhuza koko byagenze kumbi ibintu bijyanye n'urushako ubwo byarapfuye ibyo icyakubuzaga inzitizi zatumaga udashaka niba ari cyo kibazo ariko wari ufite umva kikuremereye uko nka feasible yanjye ndakora yarazagira mwana hari bipfa bipfuye mwana ariko bipfuye turababaye dufite agahira ntuzatubone gutya izo ndwara nazo turazivura akasanga umfitiye impuhwe nge ukunze abo bana kundoshara nge ndashaka akana nyine uragakwiriye IQ rero bibaze impamvu utarashaka gahinda karanyishe mfite umubabaro ndisiga nkisanga singira umbwira ngo bonjour ugiye gukererwa mu kazi urambara iki ego bikirambara ndabyimenyera byose ariko ibyo rwose ibyo ngibyo nibyo dushaka ko bipfe rwose zira bona umuntu ukubwira ngo waramutse arega imvura nigwa kubaza ati se urifubitse wugamye he ko gakungu bo mwejo nyotoro ndagakeneye urifubitse nkeneye kuvuga ubwo busa nkeneye kujya nirirwa ndi kuvuga minota 80 kuri phone ngo hayi wariye be nze dusangire kizi ko kiri kure kiri Musanze ndi Kigali dusangire turasangira gute ibyo byose babikenewe ni igice kimwe ikintu cy'ikigabo nkanjye ndi kuvugira kuri phone nkirera ngacuga ko nta muntu kundeba gushira nka guhesi ukamenye nyine ngo mushinge nutakamba ntabwo nkupa basingaye ngo fire ngurugabo kumva rukwihengeka ku ruhande ngo ngo shire ngo ngiye ntabwo nshaka kamwe ndashaka kandi wambabariye tuko ndi mu bantu benshi basi ngo ngiye ntabwo ndi bukupe kupa nawe kupa ati nanjye si utwo dukino rero nshuti zanjye ntatwo nkeneye bivuyemo se kandi utwo kandi ari two tugize umuntu ego kintu cy'ikigabo ngo umakandi ngo abanyahara bazi kwandika ngo za miyamor bakutaho imitima bakandika ngo the one and only ngo my heart wowe se wawe umwita ngo my NDC wawe umwita nde NDC niko nzamwita NDC iryo zina ryarakoreshejwe so merci beaucoup mwakoze kutuganirira kuturotorera inzozi tuzagaruka mwakoze cyane namwe turabishimiye muzagaruke vuba okay merci beaucoup asante sana inshuti zacu rero mwakoze cyane Imana ibaha umugisha mukomeze mukore subscribe kuri Star 204 TV kandi iki kiganiro niba kigushimishije ugihe bagenzi bawe nabo bamenye ibyiza bibera kuri Star bye